ntuhagarike umutima wawe. Umva nshuti yanjye nkunda, wihagarike umutima. Niba warizeye Yesu Kristo, wihagarike umutima. Ibyo bagukangisha byigukura umutima, ndagira ngo mbabwire nimureke tugere mu ijuru tukiri muri iyi si deja. Uko niko kwitegura umwami Yesu. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwebwe mudukurikiye mwese aho muherereye hose, turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi tubahaye ikaze kubw'ubutumwa bwiza Imana yaduhaye kugira ngo tubagezeho. Mwene data mukundwa, mushiki wanjye, aho uri muri Afrika, aho uri mu Burayi, aho uri muri Amerika, mu gihugu cyose cyo ku isi, mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, ikaze rwose kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya kandi Imana igire icyo itubwira. Dukeneye kumva amakuru yo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana ari iyobora gahunda yose. Witeka Imana yo mu ijuru, nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana umugenga wa byose, tuguhaye icyubahiro, turakubarariye uyu mwanya wa nonaha. Turagusabye ngo mwami, gahunda uko yiteguye bari kwigenda, ubutumwa wampaye kuvuga nge mbure wowe uboneke maze uvugire muri jyewe, ubwire ubwoko bwawe. Shimwa iteka nyaguhora ku ngoma, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye. Amen, amen. Haleluya. Shuti bakundwa, bavandimwe muri Kristo Yesu, ngiye kubagezaho ubutumwa bwiza Imana yampaye kubabwira. Cyane cyane ni ubutumwa buhuye n'inzozi narose. Imana igenda ihishurira ubwoko bwayo ibyo Satani n'ingabo ze bari gutegura kugira ngo babashe kugirira nabi itorero. Ariko Imana yadusezanije ko izagenda itubwira, ko izagenda ivuga imigambi ya Satani kugira ngo natwe tubashe gufata ingamba zo kuba mu Mana. Mwibuke ijambo ry'Imana riravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azahunga. Tube mu Mana. Ibyo ngiye kubabwira nshuti, tibibakure umutima, ahubwo bitume twese hamwe turushaho kwegera Imana no kwizera Imana no kuba mu Mana. Mwibuke ijambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa icyo gihe yiteguraga kujya ku musaraba, yiteguraga kurangiza misiyo ye, mu gihe abigishwa aribo bakabaye abo kumufata mu mugongo no kumukomeza, ahubwo bacika intege, batangira kwibaza byinshi. Baravuga bati se tuzasigara he? Tuzaba turi kumwe nande? Bizatugendekera gute? Ese abantu ntibazatwica? Byari byinshi mu mitima yabo. Nibwo Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane. Arababwira ati muri Yohana 14 ku murongo wa mbere, arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana nanjye munyizere. Yesu Kristo avuga ariya magambo nuko yarazi guhagarika umutima ububi bwabyo n'ingaruka mbi zabyo. Yesu iyo umuntu ahagaritse umutima ntabwo ubwonko bwe buba bugitekereza neza. Iyo umuntu yahagaritse umutima nta kintu yongera gukorana ubwenge. Iyo umuntu ahagaritse umutima abura amahoro. Iyo umuntu ahagaritse umutima buri byicaro. Iyo umuntu ahagaritse umutima ibyo bamubwiye byose arakira. Iyo umuntu ahagaritse umutima agira ubwoba bwinshi cyane. Iyo umuntu ahagaritse umutima no kwizera kuragenda. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ati ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo
mwizera Imana nanjye munyizere, kuko yarazi ko kwizera Imana no kumwizera ariho bazavoma imbaraga, ariho bazavoma courage cyangwa se gukomera cyangwa se kwihangana cyangwa se kumaramaza. Kumaramaza kuvomwa mu kwizera Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Shuti bakundwa, niyo mpamvu ibyo ngiye kubabwira. Ndagira ngo babwire, nyuma ya COVID abakozi ba Satani bari gutegura ikindi cyorezo gikomeye. Vuze ko bari kugitegura, ariko iyo ni imigambi yabo. Umugambi w'Imana nuko izaturinda. Nubundi bateguye COVID bazi ko izatumara, ariko murebe aho turacyariho. Imana ishimwe cyane. Ntimugire ubwoba, ntitugire ubwoba, ahubwo twizere Imana. Kambanze mbabwire inzozi narose. Nari ndyamye nsinziriye, noneho ndota ngiye kubona n'uburyo bubiri ngiye kubabwira. N'inzozi ebyiri zitandukanye ngiye kubabwira. Ubwa mbere narose ndyamye ngiye kubona mbona ikiyoka kirekire cyane giturutse iriya, kiruka cyane n'umuvuduko mwinshi cyane n'imbaraga nyinshi cyane. Ndahagarara nticyambonye, kincaho kiragenda, kirihuta cyane, ariko ndakireba, nanjye ndakireba ndumirwa. Rwari uruyoka runini cyane kandi rurerure cyane, nta nubwo rwashiraga inyuma. Noneho mu kujya kurangira ntabwo nzi ikintu, niba cyari kigiye gukata ahantu, sinzi uko byagenze. Igihimba cyacyo cy'inyuma henda kwegera umurizo nicyo cyagize gutya kirankubita. Kinkubise cyumva ko gikubise umuntu ahari, kirahindukira icyo kiyoka kiragaruka. Noneho kigaruka n'umujinya mwinshi cyane, kiraza kingeze imbere, gishinga ijosi cyasamura umunwa, kigiye kunduma, kigiye kunshwanya gusa. Nanjye numva imbaraga, numva kwizera kuranyuzuye, numva ijwi rije muri jyewe. Ndasohora ijwi ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ndakwirukanye. Ntabwo namenya aho kigiye. Ibyo ni ibyerekana ngo kwizera izina rya Yesu niryo ryonyine ribasha kuturinda, niryo ryonyine ribasha kuturwanirira. Iryo zina, iyo twizeye Yesu Kristo ukavuga iryo zina, ntumenya aho Satani agiye. Satani ahita agenda. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko mba ndakangutse. Izo nzozi nazibwiye umufasha wanjye. Nakomeje gusenga Imana kugira ngo menye neza iby'icyo kiyoka icyo bishatse gusobanura mu buryo bwimbitse. Nyuma babwiriza kabiri, igihe cyakurikiyeho nabwo nari ndyamye. Noneho ndota ndi hamwe n'umudamu wanjye n'abana banjye. Twari turi mu nzira tugenda tugera ahantu hari banke. Ndababwira nti noneho mureke ngewe nge gufata amafaranga hariya kuri banke. Ndaje ndagenda, mpageze kuri banke hari abantu hari umurongo, abantu bakagenda bagashyiramo ikarita mu cyuma. Murabona bya byuma turotiriraho amafaranga, dukuriramwe amafaranga. Noneho ngewe umwanya wanyu ngezeho nshizemo ikarita, icyuma kirayiruka. Ndongera nyikuramo nyisubizamo kugira ngo nkore code. Ndanyishyiramo nkoze code, kirayiruka. Biranyangira ko mfata amafaranga. Ariko noneho abandi inyuma mbona ndi kubakereza mvaho. Undagiyeho mbona wavanyemo amafaranga. Uwanyuma wagiyeho ni umudamu atireka turebe. Nyimwereta aravuga ati ikarita yawe nukujya hari, turabona hariya muri kariya kabiro munsi ya hariya twafatiraga amafaranga. Ni ati nukujya ugasaba indi karita bakaguha n'indi code bijyanye. Ati iyo ngiyo ntabwo igikora. Ndavuga ntabo, nuko arigendera. Ndagenda ngiye kwa aho ngaho yarambwiye. Mpageze mpagarara imbere y'urugi, ariko ndibaza ndavuga no, reka mbyihorere. Mu nzozi gutyo ndavuga nti reka mbyihorere. Ndagenda. Noneho ndagenda, ubwo mpageze mbona madamu n'abana banagiye. Bari bakomeje urugendo. Noneho nge mu kugenda ngeze hepfo gatoya, ngiye kubona mbona urumodoka runini rw'urukamyo runje inyuma. Noneho ndahigama kuko nabonaga hari umuhanda, mva mu muhanda ngiye hirya y'umuhanda, ku nkengero y'umuhanda. Ngiye kubona mbona kirankurikiye, ndiruka njya hirya mu gisambu, kirankurikiye gikatira iruhande rwanjye neza cyane, cyari kigiye kuncamo kabiri. Noneho umuntu wari uyitwaye areba inyuma yanjye araseka cyane, aseka na bya bindi byo guseka, ariko umuntu yisekera undi nyine atari ukuvuga ngo ni umunezero.
ni nkawe yavuze ati mba nkushwanyuje habuze gatoya. Ngize inzozi narose, ariko ubwo ngenda nta mafaranga mbonye. Ngeze mu rugo nsanga madamu n'abana bageze mu rugo, ndabibabwira kandi noneho nabareba nkabona abana banjye n'umudamu wanjye nabo barashonje kuba ari bazi ko nzana amafaranga tukajya guhaha. Babwira ibyambayeho ko nabuze amafaranga gutyo nuko mbandakangutse. Ngize inzozi z'ubugira kabiri. Tube maso kuko ibintu biri kuba hirya hino mu isi ngiye kubabwira bishobora natwe kutugeraho. Aho uri hose bishobora kukugeraho. Igihugu urimo cyose, umugabane urimo wose byakugeraho. Kuko mwibuke COVID-19 yatangiriye muri Wuhan, mu ntara ya Wuhan mu Bushinwa, aho umuntu yarari ndibuka aho twari hano mu Bubiligi twaravugaga tuti ntabwo byatugeraho. Ndetse n'abantu biremaga gatima benshi bakavuga ati nk'abantu bari mu Rwanda, abantu bari muri Afrika, abantu bari kure y'Ubushinwa, bati byo bizahera iyo ngiyo. Ntabwo bishobora kutugeraho. Kuko nabyo kandi mwibuke nagiye mbibabwira muri video zabanje, ni COVID nayo yateguwe n'abasataniste, yateguwe n'abakozi ba Satani. Cyarateguwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni byizanye. Ariko muribuka ko aho umuntu yiremaga gatima ari hose ngo nge ntibizangeraho, mwibuke ko mu kanya gato nko guhumbya gusa abantu bagiye kwibona bakibona COVID ibagezeho aho bari hose. Abantu bagiye kubona bose babona bagoswe n'umwijima wa COVID-19. Twitonde tube mu Mana, dukanguke. Imana ishimwe cyane. Nyuma ibyo navuga ni byinshi, ariko nge nakomeje gusenga Imana kugira ngo Imana insobanure ibya ziriya nzozi, imbwira ibya ziriya nzozi. Ariko nageze aho nza kubona ijambo ngiye kubasomera riri muri Matayo ibice 16 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Ariko dushatse twahera no ku murongo wa mbere. Reka tuhasome. Matayo ibice 16 ndahera ku murongo wa mbere. Haranditse ngo abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Uwo ni Yesu basabaga ikimenyetso. Yesu arabasubiza ati, umva neza, iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Ngiryo ijambo nahawe. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko ntimuzi kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Bavandimwe mwese munkurikiye muri kumvira ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbasabe, turi mu isi kandi turi mu isi y'umwijima, kandi igihe kimwe abizera tuzarara muri iyi si twe kuyirirwamo. Igihe kindi dushobora kuyirirwamo ariko ntituyiraremo. Bishobora kuba uyu munsi, ejo bundi. Kuko hahandi nababwiye muri Yohana 14 umurongo wa mbere, ukurikiyeho Yesu aravuga ngo ngiye kubategurira hanyu kandi nzagaruka mbajyane. Ibimenyetso Yesu yasize avuze birimo biratwegera tubashe kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Niki ijambo ry'Imana rimbwira. Imana ikugire neza aho uri hose, we wumvira ijambo, ubashe kureba uvuge uti turi mu kihe gihe, tugeze hehe. Ibyo Yesu yavuze se biri kugaragara. Rero ndagira ngo mbabwire ko abateguye COVID-19 barimo n'ubu ngubu, batangiye ndetse mu myaka ishize, ndetse batangiye kera na mbere ya COVID, barimo gutegura ikindi cyorezo. Baribwira ko kizaba kandi kikazahaza isi rwose, kikayizengereza, ariko bakiyibagiza ko Imana ari yitegeka isi. Yes, Imana igenda itubwira ibyo bategura. Icyo cyorezo ni icyorezo cyo mu rwego rwa informatique cyangwa se rwa informatika. Ni icyorezo kizaza ari cyo kuzahaza ubwoko bw'abantu, abantu bose batuye isi, ariko binyuze muri iri koranabuhanga badushyiriyeho, muri informatique, muri izi za ordinateur, muri izi za telefone, muri ibi byose mubona bya connection, ibi bintu byose dukoresha mu rwego rw'ikoranabuhanga. Yes, reka mbabwire icyo cyorezo ni mu gifaransa bakita baravuga ngo ni pandémie de cyberattaque mondiale. C'est le big one.
reka kugira ngo tugendane neza mubanze mwiyumvire iyi video. Wayivuze ni umugabo bita Klaus Schwab, ni umwenjeniyeri w'umwalema, niwe wayivuze. Uwo akaba ari umuntu ukomeye cyane muri iyi si, kuko Klaus Schwab niwe uhagarariye, ni umuyobozi mukuru w'inama y'ubukungu ku isi, kandi akaba ari nawe wawushinze uwo muryango ahagarariye. Mujya mwumva wi Davos, inama ya Davos, ndumva n'abantu mudashigukira cyane iby'amakuru y'isi, ariko icyo kintu mukunze kucyumva ngo inama y'i Davos mu Busuwisi. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Murabyiyumviye ko uyu nguyu ari umugambi mubisha. Mwumvise neza ibintu uyu muyobozi nababwiye witwa Klaus Schwab amaze kuvuga. Kuba tumva ururimi rw'icyongereza, reka mbivuge ngerageze kubisobanura mu Kinyarwanda mwumva amagambo avuze. Aravuze ati turabizi rwose, ariko ntiturimo kubiha agaciro gakwiriye mu kwitegura icyorezo giteye ubwoba kigiye kuzanwa n'ibitero bya informatike, cyangwa se cyo mu rwego rw'ikoranabuhanga, cyangwa se muri ibi bikoresho byose by'ikoranabuhanga dufite. Kizazahaza mu buryo bwuzuye abantu n'ibintu byose byo mu nzego zose, ibyerekeranye n'ingufu z'amashanyarazi, ubwikorezi, kuvuga le transport, ingendo, les voyages, muri za train n'ahandi. Ubuzima bw'abantu muri rusange buzazahazwa n'icyo cyorezo. Abantu bazabura utuzi ari benshi, abantu bazapfa. Ati kandi bizagera no mu bitaro, n'abarwariye mu bitaro nabo bizabageraho. Mbese ikiremwa muntu aho kiri hose kizakubitwa, kizazahazwa, kizakocorwa n'icyo cyorezo. Ageze naho avuga ati umva, icyo cyorezo kizaba gikomeye ku buryo COVID-19 muzi yajahaze isi izaba ari nk'akantu gato cyane ugereranije n'icyo cyorezo. Bakundwa, muriyumviye ko ibyo bintu bihuye neza cyane na za nzozi z'ikiyoka kinini nabonye. Mwibuke ko nababwiye ko kirukaga cyane. Uyu Klaus Schwab yavuze ko icyo cyorezo nacyo kizaba kihuta, ndetse hari naho avuga, mukomeje kumukurikira, hari aho avuga akavuga ngo kizaba gifite umuvuduko urusha wa COVID inshuro 10. Uko nabonye cya kiyoka kirukaga niko ari kubivuga neza cyane, ngo icyo cyorezo kizaba gifite umuvuduko ukaze cyane, kihuta cyane. Nukuvuga ngo kizafata isi yose mu kanya gato, abantu bose bazatakwa n'icyo cyorezo mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Naho ibyo mbabwiye byerekeranye n'uwo muvuduko w'icyo cyorezo tubisanga mu myanzuro y'inama nyine uyu Klaus Schwab ahagarariye, nk'uko nkomeza kuyibabwira, ya FEM, le Forum Économique Mondial, cyangwa se umuryango w'ubukungu bw'isi yose, niwe wanawushinze. Yego, nimwiyumvire namwe uko babivuga. The COVID-19 pandemic has shaken our economies and societies to the core and shown us how vulnerable we are to biological threats. In the digital world, similar risks are being overlooked right now. A cyber attack with COVID-like characteristics would spread faster and further than any biological virus. Its reproductive rate would be around 10 times greater than what we've experienced with the coronavirus. Murabona, reka tugerageze kubyumva neza mbisobanure. Barerekana ndetse banavuga bati murabizi ko COVID-19 yashegeshe ubukungu bw'isi ndetse kugera mu mizi. Ariko umuvuduko w'icyo cyorezo cyo mu rwego rw'ikoranabuhanga ngo uzaza ari mwinshi cyane. Nukuvuga kizajya kigenda gikontamina ibintu byose bya informatike abantu batunze,
kandi mwibuke ko ubukungu bw'isi bwose bwubatse kuri informatike. Abantu benshi twese amafaranga ni mu mabanki ni hehe, ibyo byose ni informatike. Baravuga bati uwo muvuduko wo uzaza wikubye inshuro 10 COVID-19, mwumva ko gifite umuvuduko urenze. Ariko mureke mbabwire, Imana yacu iravuga. Uyu muvuduko bari kuvuga niwo nabonanye cya kiyoka cyari gifite nababwiye mu nzozi. Kiyoka kiri kwiruka cyane nco nticyambona. Muri kubyumva neza? Yes. Ariko reka mbabwire ikintu Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Reka mbabwire ikintu bari kwiyibagiza. Bari kwiyibagiza ku mwami wacu Yesu Kristo. Icyo kiyoka yakimennye umutwe. Satani yarayijanjaguye yayimennye umutwe. Ni igihimba kizunguza gusa ntikidukange. Izina rya Yesu. Nuko bimeze. Ndagira ngo mbabwire nari maze kubivuga nongere mbisubiremo. Ibi byose nimureke dusenga Imana. Imana ibasha kubivanaho. Ibyo bateguye bakubona ntibibaye. Bakibaza nabo uko bigenze ko twari twakoze bishoboka byose biyoyotse gute. Bagatangira bagashwana ubwabo, bakisubirana mu bwabo, bakanga kubyumvikanaho. Yego niko bimeze. Kandi yavuze ngo abantu bazapfa. Mwibuke ko nabonye gihindukiye icyo cyoka kigiye kunkocora, kigiye kundya, kigiye kumanyura, kigiye kuncagagura. Nawe yavuze ngo aho abantu bazaba bari, abazaba bari mu ngendo, abazaba bari mu ngwi wabo, abazaba bari mu mabiro bakora, abazaba aho umuntu azaba ari hose. Ibi bintu bya informatike bizagera ku bantu. Ko murebe kuva ku mwana w'uruhinja kugeza ku mukecuru, abantu bose birunduriye muri informatike. Ubu ngubu iyo umuriro ubuze gato cyangwa telefone yawe igatakara gato uhita wumva ubuzima buhagaze. Kandi ibyo byose ntibyahozeho. Nibyo bagiye batuzanira, ibi bintu bagiye babitegura buhoro buhoro kugira ngo baturemaze, kugira ngo igihe bazabihagarika, igihe bazabizanamo ubwo bugobe bagiye kuzana, tuzumve ko ubuzima buhagaze, kandi kugira ngo noneho nyuma baze bavuga ngo bafite solution, kugira ngo bagire ibyo batwemeza, bagire ibyo basaba, bavuga ko ari wo muti, ari cyo gisubizo cy'icyo ngikibyo ngibyo. Ndagira ngo ibyo bintu mu byumve hakiri kare, nshuti zanjye. Ndagira ngo ibyo bintu mu byumve. Akaga karaje. Icyo gihe maze kubona icyo kiyoka numvise muri gi ijwi rimbwira ngo ngo hariho akaga kagiye kuzira isi yose. Kandi koko mwibuke ko COVID yahise yataka isi yose. Mu gihe umuntu wese atari yiteguye, atarategereje. Ibi ngiye ushobora kumva mbivuze ukavuga uti Théoneste ibyo ni ibiki? Ntabwo ndi kugukura umutima, ahubwo ndagira ngo ureba aho ibihe bigeze, wizere Imana, kuko nta handi ubuhungiro buzaboneka uretse mu Mana, ni muri Yesu Kristo wenyine. Hari video mperutse kunyuzaho mbwira abantu ko umuntu yizera Yesu Kristo nuko umuntu yirohanurira muri Kristo Yesu, kuko ariho hari ubuhungiro. Nonse Roma guhunga ibi biri mu isi, ariko tukaba twizeye n'ubugingo buhoraho nyuma y'ibi byose. Namwe murebe kandi mwumve mwitonze, murebe ubushishozi barimo gutegurana iki cyorezo. Ariko n'ubushishozi bw'umwijima, ntabwo ari ubushishozi bw'umucyo. Ibi Klaus Schwab yavuze, mwamubonye avuga, yabivuze muri 2020 cyangwa se mu mwaka wa 2020. None mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2023, ya nama abereye umuyobozi, inama y'ubukungu cyangwa se inama y'umuryango w'ubukungu bw'isi yose, abereye umuyobozi akaba ari nawe wawushinze. Iyo nama yarateranye muri uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ndavuga uyu mwaka rwose, mwumve ko ari ibintu bitoroye. Hanyuma iyo nama yunga muri bya bindi yavuze mu 2020, irabishimangira, niko navuga. Ni mwiyumvire, reka mubumva aba bantu bari muri iyo nama, bari hamwe nyine n'umuyobozi wabo. We're here today to share the findings of the World Economic Forum's Global Security Outlook Report 2023. This is a result of research in collaboration with the forum's communities and our partner Accenture, in which we've interviewed and sought input from over 300 executives globally. The most striking finding that we found is that 93% of cyber leaders and 86% of cyber business leaders believe that the geopolitical instability makes a catastrophic
cyber event likely in the next 2 years. Yes, ku bantu mutumva wenda neza ururimi rw'icyongereza, reka tugerageze kubivuga mu kinyarwanda mwumve. Baravuze bati, kurikire neza nshuti yanjye, turi hano uyu munsi kugira ngo tubabwire imyanzuro y'inama y'umuryango w'ubukungu bw'isi yose, FEMA, le Forum Économique Mondial, bita Davos 2023, ku byerekeranye n'umutekano w'isi muri uyu mwaka 2023. Ni ibyagezweho tubikesha ubushakashatsi twakoze mu miryango itandukanye cyangwa se de communauté, mu miryango itandukanye, ndetse harimo n'umuryango dukunze gukorana nawo witwa Accenture, ndetse twifashishije n'impuguke zirenze 300 mu isi yose. Twagiye tubaza igitangaje kandi kibabaje kandi giteye ubwoba twabonyemo nuko 93% by'abashinzwe ibitero byo mu rwego rwa informatique cyangwa se rw'ikoranabuhanga, ndetse na 86% by'abayobozi babo bemeza ko umutekano muke uva kuri politike y'ibihugu utameze neza bizakurura ibitero bikakaye byo mu rwego rwa informatique cyangwa se mu rwego rw'ikoranabuhanga, niko twavuga, mu myaka 2 iri imbere uhereye ubu ngubu. Kuvuga niba mukurikira neza, muri 23 yidutangiye ndetse na 24, ni ukuvuga ngo ubwo twavuga uko barimo kubitegura mu ntangiro z'2025 ibintu bizaba bimeze nabi, cyangwa se wenda mu mpera z'umwaka wa 2024. Uko niko bari kubiteganya, muri kubyumva neza. Ariko ibyo ni ibitekerezo by'abantu, ibi nongere mbisubiremo, Imana ibasha kubikuraho burundu ntibibe, kandi nabo ntibamenye uko bigenze. Twe twizera Imana, dusenge Imana yacu. Ababishoboye mujye hamwe musenge, mukora utugurupe musenge, mwiyiriza ubusa musenge Imana. Abakristo abera murakora iki? Nimusenge Imana, nimureke duhamagara Imana, turwanye iyi migambi mibi y'ikuzimu. Turi mu isi, turi umucyo w'isi, kandi Yesu yaranesheje. Imana itugire. Wambaza uti mu by'ukuri uyu Klaus Schwab na groupe yiwe, uyu Klaus Schwab ahagarariye groupe bita mu gifaransa l'élite mondiale, na agatsiko k'abantu bategeka iyi si. Ibi byose mubona, ibi bintu mubona mudasobanukiwe, ibi bya réchauffement climatique, imitingito, ibi bintu byose babifite mu ruhari. Izi ntambara zikururwa, izi ntambara mubona zigiye ku marisi, hirya Ukraine, by'Abarusiya, ibi hirya hino murabona ukuntu bagira gutya muri Afrika bagacagagura za guverinoma zizika. Ibi byose nako ka groupe, nako gatsiko k'abantu kayoboye isi, nako ngako. Wambaza uti Klaus Schwab nako ka groupe ke barashaka iki, bagamije iki, misiyo yabo ni yihe? Misiyo bafite ni Satani uyibaha. Cyo ndagira ngo nkibabwire, ariko ndagira ngo wumve igisubizo duhabwa n'uyu Pierre. Ni umugabo w'umuhanga mu bya politike, ariko akaba ari n'umuspecialiste mu bintu by'imiyoborerwe y'iyi si. Ndagira ngo mujye mwumva ibyo abandi bavuga, umva ibyo uyu mugabo atubwiye. Que Klaus Schwab veut profiter de l'histoire du Covid qui a littéralement ébranlé les économies mondiales pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire des Klaus Schwab et ses petits camarades veulent favoriser l'implantation de puces en tout genre dans le corps humain pour mieux le contrôler. Aravuze ati Klaus Schwab, ku bantu batumva ururimi rw'igifaransa ndagira ngo basobanurire. Klaus Schwab afite umugambi wo kwishingikiriza ku kaga ko mu buryo Covid yashegeshe isi, buryo Covid yazambije abaturage b'isi, bityo ateze ikindi cyorezo kirushijeho ububi Covid. Ni ukuvuga icyorezo kizatuma baporopoza igisubizo cyo gukoresha umuntu icyo bashaka cyose, kubera za puce twa tuntu twa puce mu kinyarwanda
ariko muri kubyumva utwo tuntu turiya baza bagashyira mu muntu. Mwumvise ko uyu mugabo avuga ko ari byo Klaus Schwab afite umugambi wo gushyira utwo tuntu mu bantu, noneho umuntu bakamukontorora, bakamukoresha icyo bashaka. Ibi byose nicyo bigamije. Nimwibuke ubutumwa nigeze kubagezaho bwa Nimrod, mbabwira ko Nimrod nawe yari yarubakishije umunara muremure cyane kugira ngo agere mu ijuru arwanye Imana. Yashakaga kujya kurwanya Imana. Aba nabo nibyo bari mu kurwanya Imana n'umugambi w'Imana. Kandi Imana niyo yaremye isi irema n'ibi byose tubona. Ariko bo nibyo ngibyo barimo. Ndetse ni muri urwo rwego mubona ubu hariho Klaus Schwab na groupe ye ndetse n'abandi bantu bakorana nabo ku isi yose, aba bategetsi, aba bayobozi b'ibihugu mubona benshi. Ubu batangiye gukora amamashini yo mu rwego ruhanitse, mashini bita bese ni ubuhanga buhanitse bakoresha, bagakora ayo mamashini akora nk'umuntu, barashaka ko ayo mamashini atekereza nk'abantu, za robo mujya muzumva, nibyo bita intelligence artificielle mu Gifaransa. Ubwo buhanga buhambaye ni ugushaka kwereka Imana ko nabo bakomeye, ko bashobora gukora nkayo, barashaka guhangana n'Imana. Ariko baribeshya, ndagira ngo mbabwire nongere mbivuge, baribeshya. Uko Imana yacu, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana se w'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, uko yahinduye ubusa imigambi ya Nimrod nabo bari kumwe icyo gihe, igahinduka ubusa ikabivuga hejuru, n'abiki gihe niko izabivuga hejuru. Ndagira ngo mbibabwire, n'abariya b'Davos bahurira Davos bibwira ngo barategeka isi, ntabwo isi ari yabo. Bazatsindwa mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bakundwa rero, narindimo nyine mbagezaho ubu butumwa, ariko iki cyari gice cya mbere narindimo kubabwira, kirangiriye aha. Ariko ndagira ngo mbararike ku gice cya kabiri, nacyo kizahita gikurikira ubu butumwa kidatinze, kugira ngo muzaze rwose mugikurikirane. Ikintu dushaka kugira ngo mumenye ni ukugira ngo murebe amayeri Satani ari gukoresha, ni nacyo Imana ishaka. Ubwo rero mu gice cya kabiri tuzabagezaho igihe bamaze bategura kino cyorezo, igihe bahereye, ndetse tubereka ibimenyetso bifatika by'ibibazo bari guteza hirya hino mu isi. Ubu hari ibintu bari guteza Imana yarangije guhishura, biri kugaragarira amaso yacu twese. Ibyo bimenyetso muzabibona, barimo kubiteza hirya hino mu bihugu bitandukanye kugira ngo babone uko bategura gushyira mu bikorwa kino cyorezo. Ibyo nibyo tuzababwira mu gice cya kabiri. Imana rero ikomeze ibaha umugisha kandi ibaha imbaraga n'ubwenge n'umuhati wo kugira ngo mukomeze mukurikirane ubu butumwa mubishyizeho umutima, kandi Imana rwose izabikora, kandi Imana izatugenderera twese kugira ngo turusheho gusengera mu mwuka umwe, kandi Imana iri mu ruhande rwacu kuko yaranesheje. Amen.